reka nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikiranye Kibera Inka kandi nguhe ikaze ku biganiro byacu, nkomeza no kwifuriza Pasika nziza dore ko turi mu minsi yayo. Uyu munsi rero muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane, nkabanzanye inkuru y'akababaro, inkuru ibaye nonaha. Ni inkuru y'urupfu rwa Papa Francis ku izina rye ry'ukuri Giorgio Mario Bergoglio. Ni umushumba wa Kiliziya Gatolika ku rwego rw'isi yose, akaba ndetse n'umuyobozi wa leta ya Vatican. Yabaye papa ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu 2013, nkuko mubyibuka akaba yarasimbuye Papa Benedicto wa 16 wari ugiye mu kiruhuko kizabukuru. Papa Francis niwe papa wa mbere ukomoka muri Amerika y'Epfo, akaba akomoka mu gihugu cya Argentine, ndetse akaba n'umupapa wa mbere mu myaka myinshi utari umunyaburayi. Rero uyu nyir'ubutungane Papa Francis akaba amaze kwitaba Imana muri aka kanya rwose nkibagezaho iyi nkuru. Nifuza ko twagaruka ku buzima bwe muri rusange. Ubundi nkuko nabivuze yavutse yitwa Giorgio Mario Bergoglio, akaba yaravutse ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1936, avukira Buenos Aires mu gihugu cya Argentine. Ababyeyi be rero ni Mario José Bergoglio, akaba yari umunyamabanki ukomoka mu Butaliyani, ndetse na Regina Maria Sivori we wari umwarimukazi. Yari umwana wa gatanu mu muryango w'abana batanu, nuvuga ko yari umuhererezi. Akiri muto yakundaga umupira w'amaguru kandi yakoraga imirimo yoroheje nko koza inkweto, gukora uturimo two mu rugo, ndetse akaba yarakoze no muri bar cyangwa mu kabari. Tugiye mu mashuri ye n'ubuzima bwa Gikristo, nakubwira ko yize ibyerekeranye n'ubutabire shimi muri kaminuza ya Buenos Aires. Hanyuma mu mwaka w'1958 yinjiye mu seminari y'abayezuiti, akavuga ko yari afite umuhamagaro wo kuba umusaserodoti. Hanyuma yize filozofiya n'iyobokamana, akora nk'umwarimu mu mashuri yisumbuye. Akaba yarahawe ubupadiri ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1969. Hanyuma yabaye rero umuyobozi w'abayezuiti mu gihugu cya Argentine kuva mu mwaka w'1973 kugera mu mwaka w'1979. Yabaye musenyeri wa Buenos Aires mu mwaka w'1998, nyuma y'uko amaze imyaka ari umwe mu bayobozi ba Kiliziya muri icyo gihugu. Hanyuma akaba yaragizwe kardinali. Hanyuma Papa Yohani Paul wa kabiri mu mwaka wa 2001 niho yamugize kardinali. Mbibutse ko yatorewe kuba papa ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2013, akaba rero yarasimbuye Papa Benedicto wa 16. Akaba yarahisemo izina Francis riturutse kuri Mutagatifu Francis wa Asizi, uzwiho gukunda abakene, amahoro ndetse n'ibidukikije. Hanyuma nkuko nabivuze yabaye papa wa mbere ukomoka muri Amerika y'Epfo, akaba kandi yarabaye papa wa mbere uturutse mu muryango w'abayezuiti. Yabaye kandi papa wa mbere utari umunyaburayi kuva mu kinyejana cya 8. Mbabwira rero ku bindi bintu by'ingenzi, nabwira ko yanze kuba mu ngoro ya papa i Vatican, ahitamo gutura mu nyubako isanzwe. Hanyuma akundaga kwigira nk'umuturage usanzwe, akahura n'abantu batandukanye. Tuvuze ibyerekeranye no kwita ku bakene n'abatishoboye, yamaganye ubukire bw'ikirenga, asaba ko ubutunzi bw'isi bwagabanywa neza bugasaranganywa. Hanyuma kandi yasabye Kiliziya kutirundanyirizaho amafaranga, ahubwo ikagirira neza abantu bose, by'umwihariko abari mu kaga. Uyu mupapa kandi yagaragaje impinduka mu myumvire bitari bisanzwe, aho yemeye ko Kiliziya igomba kuganira ku ngingo zigoye nk'uburenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina, abapadiri kuba bashobora gushyingirwa, ndetse n'abagore kuba bashobora kugira ijambo mu buyobozi bwa Kiliziya. Izi rero ni ingingo zikomeye cyane zamye zizunguza Kiliziya Gatolika kuva yabaho. Ndisubiremo, hanga n'uburenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina, abapadiri kuba bashobora gushyingirwa, ndetse no kuba abagore bagira ijambo mu buyobozi bwa Kiliziya. Ibiro byamye bitavugwaho rumwe, ariko we asa naho we yafunguye ibiganiro ku buryo abantu noneho Kiliziya ishobora kubiganiraho. Gusa yemeraga yuko ibintu bidashobora guhinduka ako kanya, ariko akaba yarasabaga ibiganiro bitajegajega kuri izi ngingo. Hanyuma tuvuze nko kwita ku bidukikije, mu mwaka wa 2015 yasohoye inyandiko
yitwa Laudato Si, isaba rero isi yose kurengera ibidukikije no kurwanya ihindagurika ry'ikirere. Ikindi nababwira nuko yakoranye n'amadini atandukanye cyane cyane nk'abayisilamu ndetse n'abayahudi n'abandi bayobozi b'amadini mu biganiro bigamije amahoro n'ubwumvikane. Hanyuma mbibutse yuko apfuye kuri uyu wa mbere tariki ya 21 z'ukwezi kwa kane 2025, akaba yarafite imyaka 88. Yapfiriye mu nzu yabagamo ya Casa Santa Marta i Vatikani nyuma yo kurwara pneumonia, ni uburwayi bukomeye bw'ibihaha bwamugezeho mu byumweru bikeya bishize. Uru rupfu rwe rukaba rwatangajwe na Kardinali Kevin Farrell. Uyu akaba ashinzwe ubutegetsi ndetse n'umutungo bya Vatikani. Akaba bitangaje rero ku isaha ya saa 1:35 ku isaha ya Vatikani. Nubwo rero yaramaze igihe arwaye, yakomeje gukora inshingano ze uko ashoboye, harimo no guhumugisha imbaga ku cyumweru cya Pasika, ndavuga ku munsi w'ejo. Hanyuma tuvuze nko ku murage asize, navuga ko yaharaniye ko Kiliziya iba ahantu h'urukundo, impuhwe ndetse n'ubwiyunge. Akaba kandi yarashishikarije ibiganiro ku ngingo zikomeye nko mu bagore kuba bajya mu buyobozi bwa Kiliziya ndetse n'uburenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina nk'uko nabivuze. Kandi akaba yarabaye intangarugero mu kwiyoroshya no kwegera rubanda. Hanyuma wakwibaza uti bizagenda gute rero iyo papa amaze gupfa, bigenda gute? Nyuma y'urupfu rwa papa, ubundi inteko itora y'abakardinali iraterana. Ubu rero izaterana mu gihe cya vuba kugira ngo itore papa mushya. Ibirori byo kumusezeraho byo bikazategurwa na Vatikani, kandi tukazakora uko bishoboye kugira ngo tubibagezeho hano kuri Kiberinka TV. Nakubwira rero ko ibi birori byitabirwa n'abayobozi b'amadini y'isi yose. Ngibi rero nagira ngo mfate mu mugongo abagatulika aho muri hose, kuko ndabizi ko uyu umupapa ari umuyobozi ukomeye cyane ku rwego rwa Kiliziya, ndetse akaba usibye kubahwa n'abakatolika bose ariko yubahwa n'abayobozi bose b'isi. Ni urupfu ruba rukomeye, n'urw'umuntu ukomeye nk'uyu nguyu. Ariyo mpamvu mbabwira nti mwihangane, kandi si mwe mwenyine ahubwo n'abandi bose bakundaga uyu mugabo, reka mbabwire ngo mwihangane. Hanyuma nk'uko nabivugaga, tuzakomeza tubakurikiranire ni iki kizakurikiraho. Ese inteko y'abakardinali izaterana ryari kugira ngo itore umupapa mushyashya? Bizagenda gute? Ni bande ba kardinali bahabwa amahirwe yo kuba bavamo umupapa mushya? Ni ibihe bintu, n'uwe murage asize? Ibi tuzagenda tukomeza tubigarukaho mu biganiro byacu bigiye gukurikira. Rero ntimucikwe ni bibiganiro kugira ngo tuzakomeze duherekeze Papa Francis witabye Imana ku myaka 88. Hanyuma ibindi byose nyine tuzagenda tubikurikirana umunsi ku munsi, namwe duhita tubibagezaho tudatinze. Ndabashimiye kuba mwabanye natwe. Mukomeze mukore subscribe, share ndetse na comment.